ngorwo runana rusobetse imisango y'abasangiye ingendo. Honorine yabujije Karemera kujya ku kazi. Byatewe n'iki? Anyesi wemerewe ate nyuma y'ibyamubayeho? N'urunana. Ni ukuri Kareme, noneho sinkwemerera kugenda. Ngo iki? Ese ntushaka ko njya no ku kazi? Oya rwose, ubu noneho ntugenda udatanze igisubizo. Igisubizo cy'iki ariko? Ejo mu gitondo wagiye ku kazi nkubwiye ngo iki Kareme? Ntiwagiye nkubwiye ikibazo nyogokuru afite? Ibyo ndabizi. Hari ubwo se nigeze mbyibagirwa? Urabizi nyine wagiye udatanze igisubizo. Ariko nawe uzi uko nagusubije. Ubwo uzi ko ejo nimugoroba nyogokuru yongeye akampamagara akabimbaza Kareme? None? Ugaseje iyo waba warasize umpaye igisubizo ukambwira igihe uzajya gusabira, simba namusubije kandi nkaba ntuje. Nyine butuje rero. Erewe, ubwo se urumva gutuza nabishobora Kareme? Erererere, rero ejo wabonye ugiye utansubije, urangije utaha igicuka hari ugira ngo ntongera kukubaza icyo kibazo, naraye nkwihoreye Kareme, naraye nkwihoreye urasinzira. None rero ngo urazindutse ngo ugende utampaye igisubizo. Oya sinkwemerera rwose, sinkwemerera. Ariko Nori, Karame, ubundi reka nkubaza. Mbaza ariko unampa igisubizo Kareme. Ubu koko urabona dukwiye gutangira igitondo mu ntonganya koko sheri? Hari ubwo ngutonganyije se kandi ko ahubwo ngira ngo umpe igisubizo. Ubuse nyogokuru niyongera kumpamagara ndamusubiza iki Kareme? Okay, icyifuzo cyawe ndacyumva rwose. Ariko ngomba kuguha igisubizo ari uko namaze kwitegura neza. Ariko ubwo koko wavugishije ukuri niho uzajya iwacu gusaba cyangwa niba ntabyo uzakora Kareme? Njye ariko ibyo ngibyo ndimo kubifata nko gukomeza kumpoza ku nkeke. Urumva? Mbabarira Nori, mbabarira rwose reka nigendere. Mwese nimuhangishe kuri Rasamburuma. Ariko ndabona bamaze kuhagera bahagije ubanza twatangira. Twatangira nta kibazo. Noneho nimutuze. Nimubanze mutuze hanyuma mbabwire umushyitsi dufite. Impamvu twamutumiye hanyuma tuganirize. Mwabyumvise? Yego. Uyu mushyitsi wadusuye hano ku kigo cyacu ni umukozi ushinzwe kubungabunga ibidukikije ku rwego rw'akarere. Mbere na mbere ndagira ngo abasuhuze. Muraho abanyeshuri beza. Murakoze cyane kumwakira. Impamvu twatumiye umukozi ushinzwe kubungabunga ibidukikije rero ni ukugira ngo atuganirize ku bijyanye n'imyanda ikomoka ku binyabutabire ndetse n'ibikoresho bya elegitoronike, uko bigomba gucungwa n'ingaruka bifite ku buzima bw'abantu. Yego. Twafashe umwanzuro wo kumutumira ngo atuganirize kubera impanuka bamwe mu banyeshuri bagenzi banyu bagize ubwo barimo bakinisha telefone na batiri yayo bishaje. Mureke tumutege amatwi. Yego. Umwanya ni uwanyu mushyitsi muhire. Murakoze cyane. Ndabanza nshimira ubuyobozi bw'ikigo cyanyu cyadutumiye kugira ngo tuganire ku bijyanye n'imicungire y'imyanda ikomoka ku binyabutabire n'ibikomoka ku bikoresho bya elegitoronike. Ariko ubu ndashaka kuza kwibanda ku myanda ikomoka ku bikoresho bishaje bya elegitoronike. Muri mwe ninde wampa urugero rw'igikoresho cya elegitoronike azi? Arabajengaho nimusubize sha. Yego sha, subiza. Telefone na bateri yayo. Yego nawe tubwire. Radio n'amabuye ya radio. Yego rwose. Radio n'amabuye yayo nabyo ni ibikoresho bya elegitoronike. Ibindi bikoresho muzi ni ibihe? Abandi. Televiziyo. Ikindi? Computer na laptop. Yego rwose. Ambo. Mutuze twumvikane. Ibyo bikoresho mwese muvuze nibyo. Ndetse hari n'ibindi byinshi. Kandi no muri iki kigo cyanyu birahari. Ibyo bikoresho muvuze rero n'ibindi mutavuze, iyo byashaje biba bishobora guteza ibyago nk'uko byagendekeye bagenzi banyu. Murabyumva? Yego. Bishobora kwangiza ubutaka, bishobora kwangiza amazi cyangwa se umwuka duhumeka. Reka rero turebere hamwe uko ibyo bikoresho bya elegitoronike bikwiye gucungwa igihe byashaje. Sibyo? Ubundi ibikoresho byashaje bitangira gufatwa nk'imyanda kandi biba bishobora kugira ingaruka ku buzima bw'abantu n'ibindi bidukikije. Murabyumva? Rero igihe ibikoresho nk'ibyo byashaje
ntibigomba gutabwa ahabonetse hose. Ko mbona hari abanyeshuri bashatse kubaza se kandi. Okay. Ngaho bazasha. Harya witwa nde? Nitwa Buduru. Nyine nashakaga kubaza. Byashaje tujya kubijugunya hehe? Buri wese si mu musarani. Ikibazo abajije ni cyiza cyane ariko igisubizo mugenzi watanze sicyo. Nimureke mbabwire uko ibyo bikoresho bya electronique bishaje bicungwa. Nimutege amatwi mwumve neza. Hato tutazongera kugira ibibazo nk'ibyabaye kuri bagenzi banyu. Sibyo? Yego. Aha. Ubundi igihe ibikoresho nk'ibyo byashaje bigomba kurundwa ahantu hamwe kandi hatari ubushyuhe bukabije. Murabyumva? Hanyuma mukamenyesha ikigo gishinzwe gukusanya imyanda kikaza kikayitwara kikayijyana ahabugenewe. Murabyumva? Yego. Hano ku kigo cyanyu rero mugomba kugiraho mushyira ibyo bikoresho kandi mukihutira kubwira ikigo gishinzwe gukusanya iyo myanda muri kano gace kanyu bakaza bakabitwara. Ikindi rero umwana wese ubonye aho bajugunya icyo gikoresho hadakwiriye akwiriye kubwira ubuyobozi bw'ikigo bakaza bakakihakura bakagishyira ahabugenewe. Njye mfite ikibazo. Yego bazasha. None se nk'ubwo umuntu abonye icyo gikoresho ahandi hantu hatari hano ku ishuri cyangwa kikaba kiri mu rugo iwacu twabigenza dute? Arakoze cyane abajije ikibazo cyiza. Mutuze twumvikane mbasubize. Sibyo? Mu gihe mugize ahandi mubibona cyangwa biri mu rugo iwanyu mwabwira ababyeyi banyu bakabikusanya bakabishyikiriza ubuyobozi bubegereye hanyuma ubuyobozi nabwo bukabikusanya bukabigeza ahabugenewe bigomba gukusanyirizwa. Murabyumvise? Yego. Murakoze rero kuba mubyumvise kandi hamwe n'ubuyobozi bw'ishuri ryanyu ndifuza ko twakomeza gufatanya kubungabunga ibidukikije ducunga neza imyanda ikomoka ku binyabutabire ndetse n'ibikomoka ku bikoresho bya electronique. Murakoze cyane. Shabudisi yarekana njye gutekera abana. Oya sha nukuri mugiye wakoze kunsura pe. Mwiriwe mutabahanura. Ego ko ni karibu shanye. Yo shanye shana ari nkukumbuye. Yewe mumbabarire rwose nge nta muntu numva nshobora gukumbura. Akira agatebo shikeho. None se ko wagera ngo uvuye ku kazi we? Nubundi niho mvuye bude. Wasuye mu kazi ryari se we? Shana agiye uyu munsi. Ni byiza ubwo noneho watoye agatege ukiyemeza gusubira mu kazi kawe bisanzwe. Ni byiza n'ukuri. Ahubwo se shaho ubwo muzi ukuntu numva ndimo kubangamirwa no kurebana n'abantu nyuma y'ibyabaye. Kandi wasanga ariyo mpamvu cyambaye amadarubindi ya fime kandi izuba ryamaze kurenga. Iyo niyo mpamvu yonyine rwose wikurirwa ubaza ibindi. Shanye humura n'ukuri sibyo? Ubuzima bugomba gukomeza. Oya nakomere. Sha sinzi ko nzageraho niyakira pe. Uyu munsi nagerageje gukora ibishoboka byose ngo ntagira uwo negera akamvugisha. Nta muntu nshaka kuvugana nawe rwose. Hato hatagira ibyo bambaza ku byabaye. Ariko n'ukuri ugomba gukora ibishoboka byose ukamenyera ubuzima nyuma y'ibyabaye. Maze n'ubu mbise ninyurira hano kugira ngo mbe mpategerereje mbone gutaha bumaze kugoroba. Ego mana. Koko se? N'ubu sinatinyuka kugenda n'amaguru rwose. Ubu nje kuri moto da ariko tekereza nk'ubu mpuye na Chris. Ubwo byagenda bite koko mwabakobwa mwe? Ahubwo ngera mva mwahuranye wenda yabari amahirwe yo kongera kuvugana. Uhabona hari n'ikivuyemo. Sha mumbabarire. Ubu nge ndumva ntazongera kuba mu by'urukundo rwose. ariko kere have rwose. None se kumbwira ngo mavu harakeye ubwo. None se we nubona ko ushaka kunone ku wundi. Reka ariko ngufashe koga. Ariko mana yanjye nk'ibi bintu biba byarambayeho gute? Nk'ubu koko iki ibintu byambayeho. Ukubera ubukubaganyi bwawe se? Yewe ntago ari ubukubaganyi. Ntabwo ndimo ndakubagana n'ukuri. Ahubwo ndimo kwiga gukanika amatelefone. None se nababwiye ko ibikoresho nka biriya atari byo gukinisha. Windenganya shakire nta muntu n'umwe wari warigeze tubwira ko biriya bikoresho bigira ingaruka. None ndebera intoki zanjye zacitse kubera nuko byakira rero nakundi. Gusa abana kuko bazongera kunyemera ku ishuri. Kubera iki se batakwemera? Ntibazamimba amazina se kubera ko nagifite intoki zanjye zose.
none se ko nazo ufite warenzaho iki? ubu bagiye kuzajya bavuga ngo mfite ubumuga. Ntushaka kubyemera none ko ariko bimeze. Ariko nanyumvira n'uguri n'imana. Ariko Obama wigira ceceka. Neza uko nakaje intoki zanjye Imana yanjye. Bazajya banseka kandi Kelly nawe ushobora kuzajya unseka rwose. Oya yewe. Kandi ku ishuri bigisha abandi bana kubanira neza abana bafite ubumuga. Ariko ubundi Oba ko wabaye bene aka kageni uriya mugenzi wawe wahiye ikiganza cyose kikavaho utekereza ko bimeze bite? Mbese wakugwarukiriza aha ngasubira mu rugo shanye? Mbabarira ni ukuri ngeze hari imbere Shabude. Ubu se noneho ko ari mu kabwibwi nabwo uratinya ko hari uwo muhura akakumenya? Oya icyo si cyo ndimo gutinya rwose. Kuko noneho nigiye nshaka gusa Bude. Ahubwo ndumva wakomeza ukanganiriza. Uzi ko icyo ari cyo gihe nari maze umwanya ntatekereza ku byambayeho Shabude. Cyakora wa mugani ukeneye kugira umuntu kuba hafi muri iyi minsi ibintu bitari byibagirana. Yego sha. Ariko izingiro ry'ibi byose nuriya mwana pe. Uwuhe mwana se? Lopez. Lopez isaba izingiro ry'ibibazo byawe atanye. Reka nawe gutekereza utyo pe. None se yaba adahari ko kubwaye amahirwe aba yaranciye mu myanya y'intoki. Uramenyanye. Ntufate Lopez nk'umunyamuvumo, ahubwo mufate nk'umunyamugisha mu bye. Nta soni. Mana yanjye. None wasanga iriya modoka ari ya Chris we. Ahubwo nta shiti niwe. Do, ntureba ko kase yerekeza muri uyu muhanda? Uyu nguyu akunda kunyura amataha. Mana yanjye we niwe rwose nta yindi modoka igihaca rwose. Ubuse mbigenze ntibude. Ihagarareho. Mana yanjye. Mbwira we cyana we mbwira. Njye kumwihisha se. Sha, simbizi icyo twakora ubu. None se nemera mbone Bude. Ariko njye numva nta kundi byagenda. Reka kugereho turebe uko nawe abyitwaramo. Mana we ubu se nkora iki koko? Ariko se wa mugore we ibi si ugushyira umuntu ku nkeke koko? Inkeke si inkeke y'iki Kareme? We ntuha n'umuntu n'agahenge koko upfa kumbona gusa utugomba kujya kuzansaba. Ubwo nta kintu ukwiye kuba utekereza koko muri iyi minsi kitari icyo ngicyo Honori? Mbabarira di ntekereza ibimpangayikishije. Unagira uti dore dufite n'umusarane utujuje ibyangombwa, reka tuwuvugurure tuwubake neza natwe tugire umusarane wujuje ibyangombwa mu rugo rwacu. Ariko tekereza koko ni gute ikibazo cy'umuryango ukitiranya n'ikibazo cy'imisarane koko? Njye ariko ndakubwira ibyo mbona bihangayikishije muri iki gihe. Njye rero simpangayikishijwe n'imisarane Kareme, mpangayikishijwe no kujya kunsaba. Ariko se bundi reka nkwibarize. Mbazi. Ubona ko ibintu byo kujya kugusaba ari ibintu watekereza umunsi umwe ugahita ubishyira mu bikorwa? Ariko ibintu bimaze hafi umwaka tubivuga, urumva bivuzwe umunsi umwe koko Kareme? Ahari ubwo wigeze wumva narabyibagiwe? None se kuki utabishyira mu bikorwa niba utarabyibagiwe? Nuko igihe kitaragera. Kareme, aho bigeze ngiye rwose ndabona impamvu zose utanga ari urwitwazo, ndetse ubu ntangiye no kwicuza pe. Utangiye kwicuza iki se kandi? Ndicuza impamvu nemeye kubyarana nawe utabanje kujya iwacu ngo ubanze unsabe nawe. Maze uhore wumve. Ndabyicuza yewe. Ibi bigaragaza ko nta gaciro mfite hano muri uru rugo imbere yawe. Reka nkwihorere iryamire. Kareme, umva ngewe nkubwire, ngewe nguhaye amezi aya ngaya 2 yonyine kandi yaba uhereye umunsi. Ayo mezi 2 nashira utarangaragariza gahunda uko iteye. Ubwo nyine nanjye nzamenya indi myanzuro ngomba gufata. Uzafata iyo myanzuro Honori? Honori ko yariye Karungu Karemera aramukizwa n'iki? Ubundi se Karemera wabuzwa n'iki kubahiriza icyifuzo cya Honorine? Naho mu kiganiro runana cy'ubutaha.